mwabonye ko umwana bita Gavi bigari mugoroba barisatsindaga Osasuna Pamplona 2-1 barisa muri iminsi dafite abakinyi benshi kubera ibibazo by'imvune bitwa ba Pedri baravunitse abalawiyo banakora equipe iri gukina ituzuye ubutwa Gavi bamuzanye mu kibuga mani adoze yarakomeretse ugutwi kurashwanyuka kuracika baramudoda za ndodo nyine cyangwa muganga nyine tuba tumeze nk'utugarafeze ukuntu tuba dufunze gutya gufatanya ahantu hacitse yarayakinnye adoze ugutwi bigaragara ko kuradoze kurasanasana nakarwanyi cyane nakantu kahari Catalonia n'umwana ubona ufite icyo kintu nyine cyo kuba ari umufighter uzanayibona no mu kibuga agira amahane menshi n'umupeti w'urwana kenshi cyane. Gavi buriya ngo umuntu ujye umuturisha banabaye nkaho bakuranye nubwo amurutaho gatoya n'umuntu yitwa Pedri. Akenshi umuntu ujye ukabwira ati calm down, cooling down, gabanya kahangana n'umuntu no kuntu karesha hari ngiye gashyira nk'umubiri nko ku muntu wenda tuvuge nka Rudiga ubona kakazana kabisa gatuza karega Rudiga kabatse hakantu nterure nshingike hasi mvune igufwa ryo mu Murundi bapedi babigize bati nyaboneka nje nimenya Rudiga ariko nyine nakaruka karwanye nagakinyi kabaza muri amaguru kagashora y'umutwe mu maguru ati mushake mu hari baro bigeze gutera nkuko wari ubivuze akabona bagiye kwitera mu izamu rya Barcelona uko akunda umupira uri nko muri wenda nko muri tuvuge nko muri santimetero nka 80 uvuye ku butaka ku bantu bazi wenda nk'ibintu by'amarate yandi yo muri primaire fata ya rate ndende ufata amarate abiri wenda yagerekeranye niba ariko nabigereranye ahantu yagera urumva ni nko mu rukenyerero rw'umugabo kwa kundi umukinnyi bagiye gutera ishoti urumva n'umupira uri hasi kashoyeho umutwe bakakubise ijosi ryari rigubanye abaganga baraza bashyiraho ibintu barahomaho uzapfuwe bazakwicira mu cyangwa se abonye muri mondial kagira na Amrabat gakenera Espagne ndebera nka Amrabat bikunangana abantu afite ari umusore ewa kashaze kurwana nawe nta muntu batazana buriya ukora ko kitanga ngo burya abakobwa baragakunda cyane ranga abakobwa bakunda abasore nyine ngo bindwanyi babafighter bashobora kubarinda oya Gavi seriously Gavi buriya ngo umuntu umukurashinga umukunda ntabwo ari Gavi kumukunda ahubwo umukobwa umukunda bamwihebeye n'umwana w'umwami wa Espagne umwana w'umwami wa Espagne ngo yakurashinga kuri Gavi nuko nyine umva baracyari bato bombi baracyari bato bombi ariko ngo uziko muri mondial mu gihe ngira ngo cya mondial muri rero ntabwo nibuka neza umwami yagiye gusaba jezi muri vestiaire ajya gusaba jezi ya Gavi ariko impamvu bitagutungura yishyira umukobwa we nyine ngo utagira ngo abantu bagafatanya mu nabantu boroshye ku buryo batarongora mu famille royale abatipe bakina muri za Barcelona n'abastar bafite amafaranga none umwana warerewe muri academy nziza nk'Yaramazi yabafitemo nako kantu nyine kuko bayarize ibyo bijyanye n'umupira neza ari profession babyubaha ntabwo ari ibintu byahatari byamurongora twikomereze reka n'ubundi duhere kuri match yari rurangiranwa kuri uyu mugoroba ya Arsenal na Manchester United de Ruvuyanga ni umukino twese twakurikiye ariko ni match yarayibonetsemo resultats za Arsenal itsinda Manchester United ibitego 3-1 hera muri weakness za Manchester United. Weakness za Manchester United za mbere ni management y'umutoza ku bakinnyi be byaje no kugaragara cyane cyane umukino urangiye aho umutoza mbere yuko yinjira mu kibuga yavuze yuko bamajije kuri uyu mukinnyi Jadon Sancho uyu mukinnyi w'umwongereza asobanura yuko ngo atari fit mu myitozo cyangwa se nyina imyitozo atayikoze mu buryo bwiyifuzaga ariko icyaje kugaragara nuko umukinnyi yamwigaramye aramubwira ati ibyo ntimuze kuyobywa n'ibyo umutoza avuga njyewe ndiko nawe tukoze imyitozo kandi neza atahubwo hari izindi mpamvu ziri beyond cyangwa se zibiri inyuma ziri behind ashaka kwinjiramo yego
umukinnyi tayari baramwigaritse nuvuga ngo byakuriye umwuka mubi iyo burya habaye gutsindwa byakuriye umwuka mubi nyuma y'umukino ariko bitari kwereka nyine imyiteguro y'umukino uko yari imeze ntabwo Manchester United dressing room yayo iri hamwe harimo ikizinga nubwo cyabari gito ariko kirimo bareka nkwereke kwizinyi kuri wenda leta abantu barabizi ko nyine Arsenal yatsinze Man ibitego bitatu kuri kimwe byapa biri kuri kaburimbo ibyo ni byapa biri kuri kaburimbo bamugani tuzazogaruka ku bintu nyine bikomakomeye biri hanze aho ngaho case ya Jadon Sancho na Erik ten Hag ndetse na Anthony arahita yizamo irasa n'iya Mikel Arteta na Kai Havertz mukuru abatoza navuga ko basa nkaho bakiri bato barimo bararwana na pressure ikomeye cyane yo kuvuga ngo niba narasabye umukinnyi ntoza ikipe nkamugura ekipe ikamafaranga menshi miliyoni 100 zigera ngomba kumukinisha no kuri za occasion ziremereye kugira ngo nibura nagira ikintu agaragaza ndaza kwihuza muraza nagira ikintu agaragaza pressure imuve urabona nka Kai Havertz yabuze confidence ariko tarimo arwana no kumukinisha kugira ngo donc justifie amafaranga yamuguze no kuba yaramuguze muri Chelsea atari muri form akavuga ko azamugira mwiza ko imikinire ye ari barwana n'icyo kintu bigatuma bitwa barabura umwanya bitwa Leandro Trossard umukinnyi ukomeye mukuru umeze neza yabuze umwanya kubera Kai Havertz icyo nicyo Erik ten Hag ari kurwana nacyo buriya Jadon Sancho impamvu yagaramye ko impamvu atari gukina ari ikibazo yenda cy'imyitozo na fitness nk'uko umutoza yabivuze nyuma y'umukino ubirebera kure arabona ko arimo araba victime ya Anthony waguzwe miliyoni 100 akagurwa asabwe na Erik ten Hag muri Ajax nk'umuntu babanye bamutoje ni signing yasabye niwe wamwizanye arambitse ndakumuyaga umwe usaba ikintu wese cyane uvuga ati Anthony rero akigera hariya yahise atsinda Arsenal nyina kuri introduction ye ya mbere yahise atsinda Arsenal itsinda Arsenal Anthony yatsinze igitego cyiza abantu bavuga bati uyu mwana n'umuhanga ubwo buhanga rero ntaho bwagiye ariko Anthony kwibona mu mikinire ya Premier League tuna bayigira biragaragara ko kuzatanga umusaruro mu buryo buri consistent buhoraho bigoye Anthony yatsinze igitego atsinda igitego cyiza n'abakinnyi batsinda ibitego byiza cyane yewe n'igihe Man City yabanyagiye zishize ngira ngo ari yabanyagiye nk'abingaira ngira ngo 6 yari ku ishoti muri metero nka 40 atsinda igitego igeza ko kiri mu byiza bya Premier League byase zishize nubwo abantu batakimenye batakitewe kubera ko nyine bari batsinda ibitego byinshi no kuvuga ngo rero arimo ararwana n'icyo kintu arimo araha umwanya Anthony urundi ruhande rugomba kuba ririho Marcus Rashford ni shusho w'Abongereza niwe mukinnyi mwiza Man yifite uyu munsi urabona ko yakinishije Martial azi neza ko ku munota runaka araza kumanuramo Højlund wabonye ko ari umukinnyi uzagorana cyane uzateza ibibazo bivuze ngo rero uriya mwanya ubundi Anthony ari gukinamo n'umwanya wa Jadon Sancho Sancho arabizi ko icyo kintu ari cyo umutoza ari kurwana ari kuba victime ko umutoza arajya kwiprononsa muri media akavuga ngo uyu mukinnyi muri kumbaza ngo ntabwo mukinisha impamvu namukinisha twarebye muri iki cyumweru tureba uko ahagaze tubona ntabwo ari match fit tubona ntabwo ari ready Jadon Sancho byatumye ari kura statement ako kanya ahita bigarama nabonye abasesenguzi abapunditse ba Man United cyane ba Rio Ferdinand bavuga bati niyo umutoza yaba yakuvuzeho ntabwo era statement wituye kura match kirangira muri situation nk'iri abafana babo babaye batsinzwe nta kintu byagufasha ntabwo ari byo bizima bomba ariko bakoze amakosa urumva ko ariko byatangiye nawe n'umutoza urumva tayari hajemo duel ubu knows Sancho akoresheje ijambo rikomeye yavuze ngo maze igenda kuba scapegoat ni ukwanga ibintu birapfa bakakwegekaho kandi we utanabigizemo uruhare aravuga ati natanze ibyo nagomba gukora byose ariko cyamubabaje cyane ni amagambo y'umutoza kuki se urinda urwana no kujya kuvuga ibintu birebire ku mukinnyi wawe ujya kuvuga ngo iki cyumweru ngo imyitozo ngo ntabwo ngo yari ari ku rwego rwo hejuru ngo muri Man ngo tugomba guhora turi kuri level hejuru I know abafana ba Man cyangwa se n'abanyamakuru impamvu babibaza ni umwana wabo n'umwongereza first of all ikintu cya kabiri bagomba kumenya nk'umukinnyi waguzwe ahenze miliyoni 76 kumva ko ataje byibura muri 18 gukina ni kimwe icyo si cyo gikomeye kuko hari n'abari kuri bench batakina ariko kuza byibura muri 18 ntiyaje muri 18 icyo rero nk'umutoza yashoboraga kugikwepa ntirirwa akoresha ayo magambo navuga ngo asa nagaragaza umukinnyi cyangwa amudekoraje ushobora kuvuga ati Jadon Sancho muri shwa yanjye y'amaco y'umunsi sinamuhisemo kubera impamvu z'iki tactique natoranyije abandi abakinnyi bose ni bamwe next game cyangwa se mu mikino iri imbere muzamubona
ukabisoza kuko uzume n'abatoza benshi hano no mu Rwanda barabimubaza akavuga ngo mfite abakinnyi benshi natoranyije abo nabonye bari bufasha kuri iyi match ahubwo wakishyiraho n'amakosa ukavuga ati niba byagenze nabi ubwo next time niba byanagenze neza nabwo ubwo nabihisemo neza mureke kumbaza individu mumbaze groupe nakoreshe reka